Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Dushimye Imana kuri uyu mugoroba mwiza iduhaye kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana. Mugiye kuba muri kumwe na Pastori Sanzimana Frodoir. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana ryo kuri uyu mugoroba. Ndararikira buri wese kurikurikira kandi arusheho gufashwa nanjye mfashwe mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 4. Turahera ku murongo waho wa mbere. Dusome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo abatambyi bafata Petero na Yohana. Bakivugana n'abantu, abatambyi baza aho bari n'umutware w'urusengero n'abasedukayo. Bababajwe cyane n'uko bigisha abantu bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Barabafata maze kuko bwari bugorobye babashyira mu nzu y'imbohe kugeza mu gitondo. Ariko benshi bumvise iryo jambo ry'Imana barizera. Umubare w'abagabo uragwira uba nk'ibihumbi 5. Bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, na Ana umutambyi mukuru, na Kayafa, na Yohana, na Alexandre n'ab'umuryango bose w'abatambyi bakuru. Babata hagati barababaza bati, ni imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dukomeze tuganira kuri aya magambo, ngitekereza kuri aya magambo tugiye kuganira kuri uyu mugoroba. Naje ntekereza umutwe nayaha, sanga nkwiye kuyaha umutwe witwa imbaraga zo guhamya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Izo mbaraga mvuga ni imbaraga z'umwuka wera. Imbaraga z'umwuka wera nizo zituma umuntu atinyuka. Izo mbaraga z'umwuka wera nizo zituma umuntu avuga ashize amanga. Zituma umuntu abasha guhamya, zituma umuntu abasha kumenya ibyenda kuba, nizo ziduhumuriza, nizo ziduhishurira ibyenda kubaho, tukabasha kubimenya mbere y'igihe. Zituma kandi tuba abagabo nyabagabo bo guhamya. Twibuke neza dusubiye inyuma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 8, ubwo abigishwa begeraga Yesu Kristo bakamubaza niba ari cyo gihe yenda kugaruriramo ubwami. Yarababwiye ngo si ibyanyu kubimenya, arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugera ku mpera z'isi. Izi mbaraga rero nizo zabanye na Petero na Yohana ubwo abatambyi bakuru, abatware b'urusengero n'abandi bari bababajwe cyane nuko Petero na Yohana bari barimo bigisha abantu kuzuka kw'abapfuye, bavuga yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse muri Yesu Kristo. Hanyuma bababazwa nabyo, hanyuma baza kugera igihe bafata Petero na Yohana babata hagati. Petero amaze kuzura umwuka wera atangira guhamya Yesu ashize amanga. Imana ishimwe cyane. Abaza abatware n'abanditsi n'abandi bari bateraniye aho, ababwira ko babazwa iby'umuntu wakize wari uremaye wahoraga ku rusengero asabiriza uyu muntu
tubyibuke neza mu bice byabo bitatu mu byakozwe n'intumwa, yahoraga ku rusengero asabiriza, yari yaravutse aremaye, hanyuma Petero na Yohana bahanyuze aza kubasaba, hanyuma baramubwira ngo abatumbire, baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo bafite, ariko icyo bafite barakimuha mu izina rya Yesu Kristo, Imana ishimwe cyane. Tuza kubona yuko yabashije guhaguruka akagenda agakira, hanyuma baza kubabazwa n'uko gukira, baza kubabazwa n'ubuhamya abantu bagendaga batanga, baza kubabazwa n'uko uwo muntu yakize, kandi bakarushaho kuvuga izina rya Yesu Kristo. Ariko rero Petero yuzuye imbaraga z'Umwuka Wera abasha kubahamiriza. Hanyuma dukomeje, hanyuma atangira kuvuga ko Yesu ari we buye abubatsi banze, rikaba ryarahindutse ibuye rikomeza imfuruka. Ikindi yababwiye, yatangiye kubashinza, arababwira ngo uyu muntu yakize mu izina rya Yesu Kristo, wa wundi mwishe mukamubamba, Imana ikamuzura ku munsi wa gatatu. Yongera kugaruka ku by'umuzuko, kandi yongera kubahamiriza yuko Yesu bishe, wa wundi birengagije, wa wundi banze, akaba ari wabaye ibuye rikomeza imfuruka, ari we wabashije gukiza wa muntu. Ndagira ngo mbabwire, mu by'ukuri muri iyi minsi dukwiriye guhamya Yesu neza, turi mu byishimo, turi no mu mubabaro, dukwiriye guhamya Yesu neza, dukize, dukennye, dukwiriye guhamya Yesu neza, dufite uburyo butuma tujya ku rusengero nk'uko bisanzwe, nk'uko twajyagayo ku cyumweru, tutanabufite turi mu ngo iwacu. Dukwiye rero guhamya Yesu mu buryo ubwo ari bwo bwose. Dusabe, turakwiye gusaba imbaraga z'Umwuka Wera. Imbaraga z'Umwuka Wera turazikeneye kugira ngo tubashe guhamya mu byo duhura nabyo, mu ngorane duhura nazo, mu bigeragezo duhura nabyo, dukwiye guhamya Yesu dushize amanga. Ndagira ngo mbabwire, mu by'ukuri muri iki gihe tuvuyemo cyo kwibuka Pasika, twibuka izuka rya Yesu Kristo, dukwiriye gukomeza gusaba n'imbaraga z'Umwuka Wera. Dukwiriye gukomeza kwegera Imana kugira ngo dushoboze guhamya mu bihe turimo bigoye bitoroshye. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana yo izadusiga, ahubwo izabana natwe kandi itugirire neza. Ndagira ngo dufate igihe rero cyo gusenga, dusenga Imana tuyinginga kugira ngo imbaraga z'Umwuka Wera zibane natwe, kandi dushobore guhamya mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo dusenge Imana. Mwami Yesu, turagushimye, tugushimiye iri jambo twumvise, ijambo ryo guhamya, ijambo ry'uko dukwiye gusaba imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo zibashe kudufasha, kugira ngo duhamye turi mu byishimo, turi mu mubabaro, dufite uburyo bwo kujya ku rusengero, tutanabufite turi mu ngo. Ukomeze ube mu mitima yacu, kuko imibiri yacu ni insengero zawe. Ngaho komeza kudufasha, ugire neza muri byose, uduhe gukirana uko bikwiye, mu izina rya Yesu Kristo bisabye, amen. Murakoze cyane, mwari kumwe na Pastori Nsanzimana Frodoir. Turabakunda. Shalom, shalom, shalom.